Haleluya. Ijambo ry'Imana mu gutegeka kwa kabiri igice cya 6:5 ngo ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Imana idusaba kuyikunda, ariko ntabwo twese twabasha gusobanura ngo gukunda Imana ni gute. Muri iyi video ngiye kubwira ibintu bitandatu bikwigisha cyangwa se bigufasha gukunda Imana, maze wisuzumire muri ibyo bintu ngiye kukubwira urebe niba ukunda Imana. Ubundi gukunda Imana bisobanura kuyishyira imbere y'ibintu byose ndetse no kwifuza kose, yaba abantu, yaba ibyo ugeraho, yaba ibyo utunze, ndetse nawe ubwawe Imana ukamenya ko iri hejuru yawe, ukayikunda kurusha nuko wikunda. Bitari iby'amarangamutima, ahubwo ari ukuyiha ndetse no kuyizera, kuyumvira ndetse no kubana nayo. Reka twihuse turebe ibyo bintu bitandatu bigufasha. Icyambere ni ukubana n'Imana, ukamarana igihe nayo buri munsi, cyangwa se muri make ubusabane n'Imana. Muri ubwo busabane n'Imana ibintu ukora by'ingenzi ni bibiri, kubera ko buri mubano wose ukura iyo abantu bamarana igihe. N'umuntu muri inshuti, n'umuntu mukundana, mugirana imibanire myiza cyane iyo mumarana igihe. Rero muri icyo gihe umarana n'Imana buri munsi, ikintu ukora ni ugusoma Bibiliya. Nicyo cyambere, ni ibintu bibiri byonyine. Ikintu ukora ni ugusoma Bibiliya. Kubera iki? Ijambo ry'Imana muri Zaburi ya mbere 2 ngahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Gusoma Bibiliya ni ingenzi cyane kurusha no gusenga, kubera ko iyo usoma Bibiliya umenya umutima w'Imana, umenya iby'Imana ikunda n'ibyo yanga, hanyuma bikakwerekeza mu gusenga neza. Iyo uri umuntu ukunda gusenga ariko utajya usoma Bibiliya birakugora cyane, kubera ko ntabwo umenya iby'Imana ikunda, ntumenya iby'Imana ishaka, bityo amasengesho yawe amwe akaba adahura n'ubushake bw'Imana. Ariko iyo wihase gusoma Bibiliya ukitoza kwiga ijambo ry'Imana, umenya umutima w'Imana, ukamenya ibyo ikunda n'ibyo yanga, hanyuma ukamenya aho uhera usaba. Tekereza ugiye gusaba umuntu ariko uzi ko hari ibyo yanga. Ibyo yanga ntabwo wabimusaba. Ugiye kumusaba uzi neza ibyo akunda, wahera kuri bya bindi akunda ukabimwaka, bikaba byaheraho n'ibindi byose abiguha. Iri ni ryo banga Salomo yakoresheje. Imana imubajije ngo nsaba icyo ushaka, yarazi umutima w'Imana, kuko yari yarasomye ijambo ry'Imana, yaramenye by'Imana yanga n'ibyo ikunda. Yari yaramenye ko ikintu Imana ikunda kurusha ibindi ari umuntu uharanira gusohoza ubushake bwayo. Hanyuma arayibwira ngo nyihera umutima ujijutse kugira ngo mbashe kuyobora aba bantu. Kuko Imana icyo yashakaga ni uko ayobora abantu akabacira imanza zitabera. Imana ibonye ko ayatse ibihura n'ibyo ishaka, ihita imuha ubwenge n'ubutunzi n'ibindi byose. Ibyo rero tubikura mu gusoma Bibiliya. Iyo usomye ijambo ry'Imana umenya umutima w'Imana, ukabona aho uhera uyisaba. Icya kabiri, mu gihe uri gusabana n'Imana witaho no gusenga mu kuri, ibintu bikuvuye ku mutima, atari ugusaba gusa. Abantu benshi iyo tugiye gusenga duhora dusaba, kandi tuba dukwiye no gutega amatwi, aribyo bita kwibwira cyangwa se kumedita, ukumva niba ntacyo Imana iri kukubwira. Kandi nanone ikindi kintu cy'ingenzi tuba dukwiye gukora mu gusenga ni ukwishimira ko Imana iri kutwumva. Ijambo ry'Imana muri Zaburi ya 27:4 iravuga ngo wumve neza ahantu ngo icyo nsaba Uwiteka ni kimwe n'icyo nzajya nshaka, ni ukuba mu nzu y'Uwiteka iminsi yose nkiriho, nkareba ubwiza bw'Uwiteka, nkitegereza urusengero rwe. Kuba mu nzu y'Uwiteka ni bwa busabane ugirana n'Imana, cya gihe umutima wawe uba watwawe, cya gihe uba uri gusenga wumva ko Imana iri kukumva, ngo nicyo uwanditse iyi Zaburi yasabaga Uwiteka. Kwishimira ko Imana ihari, kwishimira ko Imana iri kukumva mu masengesho ni ingenzi cyane, ndetse no kuyitega amatwi. Ubwo ngubwo ukajya usabana n'Imana buri munsi, usoma Bibiliya ndetse unasenga. Kuko ijambo ry'Imana muri Yakobo igice cya 4:8 ngo mwegere Imana nayo izabegera. Ingingo ya kabiri yakwigisha cyangwa se yagufasha gukunda Imana ni ukubaha amategeko yayo. Yohana igice cya 14:15 Yesu yaravuze ngo nimunkunda muzitondera
amategeko yanjye. Iyo witondera amategeko y'Imana biyereka ko uyikunda by'ukuri. Nubwo byaba bigukomereye, wowe ukita ku mategeko y'Imana kurusha ibyo wishakira. Ariko mu kubaha amategeko y'Imana wirinda kuyakurikiza kuko ari amategeko, ahubwo ukayakurikiza kuko ukunda Imana. Niba Imana ikubwira ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, ibyo ngibyo ntabwo wabishobora kuko ari itegeko, ahubwo ubikora kuko ukunze Imana. Ukubaha Imana kubera ko uyikunda, atari uko ari amategeko gusa. Ingingo ya gatatu ni ugushaka ubushake bw'Imana kurusha ubwawe. Yesu yarasenze ngo, Data nubishaka undenze iki gikombe, ariko bye kuba uko nshaka ahubwo bibe uko ushaka. Gukunda Imana bivuze kuyireka ikaba ariyo iyobora, ukizera imigambi yayo ko ariyo myiza ku buzima bwawe. Nubwo waba utabisobanukiwe neza, ukamenya ko icyo Imana ishaka kukugirira aricyo cyiza kurusha uko wigirira. No mu masengesho yawe n'ibyifuzo wajya umara gusenga hari icyo usaba Imana, ukabwira Imana ati, Imana ibi nibyo nifuza, ariko bibe uko ushaka ntibibe uko nshaka, kuko Imana ibyo idushakira nibyo byiza kurusha ibyo twishakira. Icya kane, ari nacyo kintu cy'ingenzi abantu benshi tudasobanukirwa, ni ukwirukana ibigirwamana na kidobya zose. Abantu benshi ubabwiye ngo usenga ibigirwamana, ashobora kumva atabisenga kuko ntabwo dusobanukiwe ibigirwamana. Ikintu cyose kimura Imana mu mutima wawe ni ikigirwamana, yaba amafaranga, ubwamamare, igikundiro, cyangwa se kubana n'abandi, gukundana, cyangwa se n'icyubahiro. Iyo cyaje kikimura Imana mu mutima wawe, kiba cyabaye ikigirwamana. Ijambo ry'Imana mu Kuva igice cya 20:3 haravuga ngo, ntukagire izindi mana mu maso yanjye. No kuvuga Imana, ijambo Imana bisobanura ikintu werekejeho umutima, ukagisaba ibyo ushaka byose, ukacyiringira kandi ukacyitegaho n'ibyahazaza. Iyo amafaranga wayafashe ukayategaho ahazaza, ukumva ko ibyo ushaka byose uzabihabwa n'amafaranga, ukayatekerezaho kurusha uko utekereza Imana, kiba cyabaye ikigirwamana. Iyo hari umuntu mukundana ukamutekereza cyane kurusha uko utekereza Imana, aba yabaye ikigirwamana. Iyo kwamamara ubiharanira cyangwa se kubahwa ubiharanira kurusha uko uharanira kubahisha Imana, kiba cyabaye ikigirwamana. Iyo rero Imana ishaka ko uyikunda, igusaba gukura ibyo bigirwamana byose mu buzima bwawe. Buri munsi jya wibaza uti, hari ikintu naba nkunda kurusha Imana muri iyi minsi? Hari ikintu naba ndi gukunda kurusha Imana muri iyi minsi? Niwumva gihari, icyo kintu ukireke, wongere ukunda Imana cyane kurusha icyo kintu, ku buryo n'icyo ugiye gushaka cyose ugishaka kubera Imana. Imana ntitubuza gushaka amafaranga, ahubwo itubuza kugenda twumva ari azakemura ibibazo byacu. Itubwira kuyishaka, ngo mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibindi byose muzabyongererwa. Twebwe tubanze dushaka Imana, usenge, nujya guhaguruka mu rugo uyibwire ngo nyobora, hanyuma ujye gushaka amafaranga ariko ufite Imana. Ntujye gushaka amafaranga ngo ushake Imana nyuma. Senga, usaba Imana kukuyobora, ugende ushaka ibindi byose ushaka, ariko uvuga ngo Mana ndabikoresha mu bwami bwawe, ibi ngibi ubimpe kuko ari wowe ubitanga, ubisabe Imana. Icya gatanu ni ugukunda ibyo ikunda ndetse ukanga ibyo yanga. Imana igira mu nyangire. Iyo mukundana, iyo ushaka ko igukunda nawe wayikunze, isa igusaba nanone kwanga ibyo yanga. Zaburi ya 97:10 iravuga ngo, mwabakunda Uwiteka mwe, mwange ibibi. Nubwo Imana igira mu nyangire, ntabwo Imana idusaba kwanga abantu cyangwa se ibintu byiza, ahubwo iravuga ngo mwange ibibi. Imana yanga ibibi. Rero niba ugiye gukundana n'Imana, niba ufite umutima wo gukunda Imana, irakubwira ngo wowe unkunda wange ibibi. Gukunda Imana bisobanura guhagarara mu kuri no mu butabera, ndetse no kugira ubuntu no kwera, nubwo byagusaba kugira ibyo utakaza, ariko Imana iragusaba ngo wange ibibi. Icya gatandatu, ari nacyo dusorezaho, cyerekana ko ukunda Imana cyangwa cyagufasha gukunda Imana, ni ukuvuga Imana ndetse no kuberaho kuyihesha icyubahiro. Iyo ukunda umuntu, umukunda by'ukuri, ntabwo ubihisha.
wihutira kubivuga kandi birakunezeza. Imana nayo rero iyo wamaze kuyikunda igusaba kubyamamaza no kubivuga. Gutegeka kwa kabiri igice cya 6 kuva ku murongo wa 5 kugeza ku wa 7 ngo ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Aya mategeko ngutegeka uyu munsi ahore ku mutima wawe. Ujye ugira umwete wo kuyigisha abana bawe, ujye uyavuga wicaye mu nzu yawe, nuko ugenda mu nzira, nuko uryamye, nuko ubyutse. Imana iradusaba kuyikunda maze amategeko yayo tukajya tuyigisha abana bacu cyangwa se abavandimwe bacu n'abandi bantu bose duhuye, ndetse tukajya tuyavuga turi mu nzu, tukajya tuyavuga tugenda mu nzira, tukajya tuyavuga tubyutse. Gusenga Imana ubudasiba mu bihe byose kandi ukayamamaza no ku bandi. Reka ubuzima bwawe bube ubwo kuvuga ndetse no kugaragaza ubwiza bw'Imana. Ushobora kujya usenga buri munsi uko ubyutse uti Imana ishobora byose, ndakwinginze ume kugukunda kurusha ibindi byose. Uti dore waremye byose urabiduha, ariko hari igihe bituryarya tukibagirwa ko ari wowe wabiremye, tukabikunda kurusha uko tugukunda. Mwami Imana, tugakunda ibyo waremye kurusha gukunda wowe wabiremye. Umpe umutima wo kugukunda. Imana iguhe umugisha kandi bane nawe.